kidasanzwe ku buzima bwacu. Igitondo nk'iki cy'umugisha, igitondo nk'iki cy'umunezero, igitondo nk'iki mwami twongeye kubyuka turi bazima, igitondo nk'iki twongeye guhabwa umugisha mwami. Ni iby'agaciro ku buzima bwacu, ni iby'agaciro ku mibereho yacu, ni iby'agaciro mu itorero ryacu, ni iby'agaciro mu gihugu cyacu, ni iby'agaciro mu miryango yacu kuba tubyutse duhumeka umwuka bazima. Uwiteka Nyiringabo turabigushimiye papa, ubihererwe icyubahiro mwami. Icyubahiro ni icyawe Nyiringabo, icyubahiro ni icyawe papa, icyubahiro ni icyawe mwami w'abami, icyubahiro ni icyawe, nta wundi muzagisangira, nta wundi mugifatanyije. Ni ukuri mwami, icyubahiro ni kibi cyawe, amavi yose reka gupfukamire, iminwa yose yatureka, icyubahiro ari icyawe. Uwiteka Mana nziza turagushimiye mwami, turagushimiye igitondo nk'iki, turagushimira uburinzi bwawe, turagushimira kuko watugiriye neza, ukaturinda ijoro ryose, ukaturinda mwami, ukaturindisha imbaraga zawe, ukaturindisha ubuntu bwawe, ukaturindisha urukundo rwawe, tukaba tubyutse mwami turi bazima. Izina ryawe nirishyirwe hejuru mwami. Turagushimiye mwami, tuguhaye icyubahiro mwami, tukweretse uyu munsi w'uyu munsi data Nyiringabo, ngira ngo ineza yawe ikomeze kutubaho, uburinzi bwawe bukomeze kutubaho. Uwiteka Nyiringabo tugirire neza, wongera kutwambika imbaraga zawe, twambika imbaraga z'urukundo, twambika imbaraga z'umunezero, utwambika imbaraga zo guhamya kuri umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, utwambika imbaraga zo kuvuga ineza yawe, utwambika imbaraga zo kuvuga ishimwe ryawe, utwambika imbaraga mu buzima bwacu bwa buri munsi, utwambika imbaraga mwami iki gitondo Nyiringabo. Oh haleluya, urakoze mwami, urakoze Nyiringabo, urakoze mucunguzi wanjye, urakoze kubw'ubuntu n'urukundo, urakoze kubw'amahoro duhaye, urakoze kubw'umutekano duhaye, urakoze Nyiringabo, urakoze mwami. Turagushimiye iki gitondo mwami, turagushimiye Nyiringabo, turahamagara ineza yawe, turahamagara gukora kwawe. Uwiteka mwami Nyiringabo, reka muri uyu mwaka udasanzwe, muri uku kwezi tudasanzwe, muri iki cyumweru kidasanzwe, utwambika ineza yawe mwami Nyiringabo, ugendane natwe mwami, uduhe gutinda imbere yawe mwami, uduhe gutinda imbere yawe mwami. Ni kenshi twagiye dutinda mu bitagira umumaro, ndetse rimwe na rimwe tubihuriramo n'ibibazo, ariko turakwinginze ngo uduhe gutinda imbere yawe mwami. Umukozi wawe Zakariya yatinze imbere yawe, atinda imbere yawe, uramwiyereka, umarayika wawe aramuganiriza, uramuvugisha, uramwihishurira, umukorera igitangaza mwami. Reka natwe uduhe gutinda imbere yawe mwami, uduhe gutinda imbere yawe mwami, uduhe gutinda imbere yawe mu ijambo, uduhe gutinda imbere yawe mu isengesho, imitima yacu ihurira imbere yawe Nyiringabo. Iyo umuntu atinze imbere yawe hari byinshi atandukana nabyo, hari byinshi akira, hari indwara zikira. Iyo umuntu atinze imbere yawe hari amakuba tuvaho, iyo dutinze imbere yawe hari iminyururu icikagurika, iyo dutinze imbere yawe hari ibihome bisenyuka, iyo dutinze imbere yawe hari indwara ziva muri twebwe. Reka Uwiteka uduhe gutinda imbere yawe mwami. Urakoze Nyiringabo, urakoze data gitare cyanjye mwami, watubwiye neza ko hari ibintu bitazongera kubura mu ngo zacu. Uwiteka Nyiringabo, reka ingo zacu zibemo amahoro, ingo zacu zibemo umutekano, ingo zacu zibemo umunezero, ingo zacu zibemo ibyo kurya, ingo zacu zibemo ubutunzi, ingo zacu zibemo amashimwe, ingo zacu mwami ntizikongera kuburamo igicaniro. Uwiteka Nyiringabo, reka igicaniro ntikikabure ku buzima bwacu, ntikikabure mu ngo zacu, ntikikabure mu mitima yacu, ntikikabure mu buzima bwacu Nyiringabo. Icyo nicyo nifuza ko kitabura muri twe, icyo nifuza ko cyahama mu rugo rwanjye, nicyo nifuza ko cyahama mu bana banjye, nicyo nifuza ko cyahama mu buzima bwanjye mwami. Igicaniro ntikikabure ku buzima bwanjye, igicaniro ntikikabure ku buzima bwa bene data, igicaniro ntikikabure mu itorero, igicaniro ntikikabure mu gihugu, igicaniro ntikikabure mwami mu buzima bwacu bwa buri munsi. Urakoze data, urakoze Nyiringabo, urakoze kuri Imana nziza ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Turagushimye mwami kuko hari icyo wavuze ku buzima bwacu, hari icyo wategekeye ubuzima bwacu, kandi turacyakiriye n'umunezero mwinshi, turacyakiriye mu izina ryawe Yesu. Urakoze data, urakoze Nyiringabo, urakoze kuko uri Imana
yumva gusenga kwacu. Icyubahiro n'ikuzo n'ibibi byawe mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Amen. Shalom. Shalom, shalom, murakoze cyane. Imana iguha umugisha. Turabakiriye mwese abadukurikiye kuri Zoom, abo turi kumwe live kuri Zoom. Imana ibahe umugisha. Mama Jocelyn, urakoze kudufasha mu mwanya wo gusenga. Imana iguha umugisha mwinshi. Namwe muri kumwe natwe kuri YouTube, kuri Ndika Gospel TV, Imana ibahe umugisha. Niba ari irya mbere ubanye natwe, ndagusaba kugira ngo ukande kuri subscribe kugira ngo uzakomeze kubana natwe mu mwanya wo gusenga mu gitondo. Dusenga kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu saa 12. Imana nigushoboza ujye ubana natwe kuri YouTube cyangwa se utujoyininge kuri Zoom. Turashima Imana kuba iki gitondo Imana itugire neza. Ni umunsi mwiza Imana iduhaye. Ngewe ndizera cyane ko igihe cyose Imana iduhaye umunsi tuba dukwiriye kuwunezererwamo, kuko hari ibyo Imana ah, iba yamaze gutegura mu buzima bwacu byiza. Niyo mpamvu tuzinduka mu gitondo kugira ngo dusenge, twongere dushireho n'ifatiro. Nubwo Imana iba yaduteguriye ibyiza, Satani nawe aba afite ibibi yateguye, yapanze ku buzima bwacu, yapanze ku miryango yacu. Ariko iyo twabyutse tugasenga, dushyiraho inzitizi, dushyiraho uburinzi. Amasengesho niyo aturinda, amasengesho niyo atuma dusingira ibyacu, iby'Imana iba yaduteguriye byose. Rero Imana ibaho umugisha kuri mwebwe mufate umwanya wanyu kugira ngo dufate igihe cyo gusenga, dusengera ubuzima bwacu. Imana ibaho umugisha mwinshi. Ndasenga ngo uyu munsi wongere kandi ubone ineza y'Imana ku buzima bwawe, kandi imigambi yose Satani yagambiriye yateguye ku buzima bwawe, Imana iyiburizemo mu izina rya Yesu. Ibintu byose abadayimoni bapanze ku buzima bwawe, Imana ibiburizemo byose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya, haleluya. Nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana mu minota mikenya. Numva mu mutima wanjye Imana dusize ku mutima kugira ngo tuganire. Ni ukwibukanya ibyanditswe, ndabizi dusoma Bibiliya tuba imbere y'Imana uko bukeye uko bwije, ariko iyo twibukanye ijambo ry'Imana rigenda ridutera intege, ridukomeza, ubundi tugakomera muri uru rugendo. Haleluya. Imana ijya kurema umuntu, yabanje kumuremera ibintu byose umuntu azakenera ku isi. Niyo mpamvu muri kino gitondo nagira ngo mbwire umuntu ankurikiye, nkubwire rino jambo ngo Imana irakwitayeho, Imana irakwitwararitse, Imana irakwitayeho. Niba warigeze kubura ibiryo, niba warigeze kubura minerivare, niba warigeze gusonza, niba warigeze kugira ibintu ukenera mu buzima bwawe ariko ntubibonere ku gihe, ibyo ngibyo rwose ntibikaguca intege, ntibikaguca intege. Hari igihe Satani yivanga mu buzima bwacu kugira ngo atunanize, kugira ngo atume tutishimira ibyiza Imana yaturemeye, atume tutanezererwa no kuba muri iyi si. Satani agerageza gukora ibyo ashoboye byose kugira ngo ananize abantu bari mu isi, bitotombera Imana, bavuge nabi Imana. Ariko by'ukuri urebye umugambi w'Imana ni uko Imana yaturemye idukunze kandi ituremera ibintu byose tuzakenera, ibanzira birema mbere y'uko twebwe tubaho kugira ngo tuzabashe kubinezererwamo. Satani rero niwe ugenda duteza ibyo bibazo biturutse mu cyaha umwana w'umuntu yakoze, ibintu bigenda byivanga. Ariko n'uyu munsi nagira ngo wongere kandi wizere ko Imana ikwitwararitse, Imana ikwitayeho, Imana yifuza kubaho ubuzima bwiza, ubuzima butarimwo desordre, butarimwo kubura ibintu bimwe na bimwe umuntu akenera mu buzima. Ndashima Imana kubw'ijambo ry'Imana umukozi w'Imana yatugejeje uyu munsi, Apostle Dr. Gitwaza, atubwira ijambo riri mu gice Abami ba mbere igice cya 17 ku murongo wa 16. Aravuga ngo icyo giseke ngo nticaburamwo ifu n'amavuta ntiyaburamo muri iyo mperezo, nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Haleluya.
ntabwo dukwiriye kubura ibintu by'ibanze mu buzima bwacu. Kubera iki? Kubera ko Imana irazi ko tubikeneye byose. Imana irazi ko ukeneye kurya, Imana irazi ko ukeneye minerivare, Imana irazi ko ukeneye kwishyura inzu, Imana irazi ko ukeneye kwideplasa, Imana irazi ko ukeneye ibintu byose byose umwana w'umuntu akeneye. Imana irabizi ko tubikeneye. Haleluya! Iri jambo ndisoma bwa mbere, ndyumva bwa mbere, nararyizeye kandi ryarankoreye mu buzima bwanjye. Iby'ibanze, ibyo nkenera bya buri munsi kugira ngo ubuzima bwa hano ku isi bukomere, Imana yagiye ibizana kandi ikabizana mu gihe gikwiriye. Kubera ko nanjye nizeye ko Imana yandemye inkunze, ntabwo yanzanye mu isi kugira ngo nze kuhababarirwa. Rero nawe ukwiriye kwizera. Hari igihe ibibazo bitubana byinshi, hari igihe ibigaragazo bitubana byinshi, tukibaza ngo Imana iri hehe? Imana irahari. Yesu ashimwe cyane. Imana irahari kandi iri mu ruhande rwawe kandi yiteguye kukugirira neza. Usomye igitabo cy'Itangiriro nibwo wabasha kubisobanukirwa neza bino bintu ndi kuvuga. Usomye Itangiriro igice cya mbere ugahera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 25. Itangiriro igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 25, tubona Imana igenda irema ibintu bitandukanye mbere y'uko irema umuntu. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 4 Imana yaremye umucyo, Imana irema ijoro n'amanywa, Imana irema ubutaka, Imana irema inyanja, ishyiramo amafi mu butaka, ihameza imbuto, ihameza ibiryo bitandukanye. Haleluya! Irangije kurema ibintu byose, ku murongo wa 26 cyangwa se wa 26 nibwo Imana yavuze ngo tureme umuntu ase natwe. Yesu ashimwe cyane. Imana yabanje irema ibintu byose umuntu azakenera ku isi, byose 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 Imana yabanje kubirema. Irangije kubirema, ibonye ko byuzuye, ibona kurema umuntu. Nagira nkubwire ko umunsi Imana itekereza kubaho hano ku isi, yamaze no kukuremera, yabanje kukuremera ibintu byose uzakenera muri uru rugendo rwa hano ku isi. Ntuzongere kwitotomba ngo nabuze kino. Icyo wabuze ubwo nyine ntabwo cyari gikwiriye muri uyo mwanya, kuko ikimenyamenya ni uko uyu munsi uriho. Wenda warasitaragorinze, waragize gute, ariko uracyariho, uracyahumeka. Ni ukuvuga ngo ibigukwiriye Imana yabiguhaye mu gihe gikwiriye. Ibitaraza ntabwo bisobanura ko bitazaza, oya, nabyo bizaza mu gihe gikwiriye. Icy'ingenzi ni uko ubuzima bwawe ukomeza kubaho. Haleluya! Kandi umuntu wabisobanukiwe bino bintu ntabwo yongera kwidogera Imana, ntabwo yongera kwitotombera Imana, kuko iyo umaze gusobanukirwa ko Imana yakuremye igukunda kandi igufitiye umugambi mwiza, umenya ngo ibintu byose ugenda unyuramo ni inzira Imana yateguye. Nubwo Satani yakwivanga, ntabwo ajya abikora akivanga, ariko tugomba kugirira Imana icyizere. Tugomba kugirira Imana icyizere, tukamenya ko Imana iri mu ruhande rwacu, iri kumwe natwe. Ntizemera ko ubuzima bwacu Satani abutwara uko ashatse mu gihe tuyigiriye icyizere. Satani nubwo yadutera akaturasa imyama, akadutera ibitero hirya no hino, iyo twiringiye Imana hari ubutabazi bw'Imana buza bukatugeraho. Muri kino gitondo rero nagira ngo nongere ngutere intege, ngukomeze. Birashoboka ko wenda utigeze ubura ibiryo byo kurya, ariko hari ibindi wabuze mu buzima bwawe. Birashoboka ko hari ibyo washatse, wifuje kugeraho, ntiwabigeraho mu gihe wowe ubyifuriza, ariko icy'ingenzi ni uko Imana iri kumwe nawe. Haleluya! Imana iri mu ruhande rwawe. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Haleluya! Ibi ngibi ukwiriye kubyizera kandi ukabibwira n'abandi, kuko hari abantu bacitse intege mu buzima bwabo, wenda kubera ibyo basengera, ibyo bifuza batabibonera ku gihe, bakumva ko Imana yabataye. Mubabwire ko Imana itabataye, mubwire abantu ko Imana itabataye. Imana iradukunda twese kandi iracafite umugambi mwiza ku buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Rero humura, 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 nta nzara izakwica. Humura, ntabwo bazakwirukana muri iyo nzu. Humura, ntabwo uzabura minerivare. Njyewe ndibuka njya kwiga muri kaminuza hano mu Rwanda, ntangiye universite,
nta mafaranga nari mfite, nta bushobozi nari mfite, ariko ndavuga ngo ngomba kwiga uko biri kose. Imana yangiriye neza, narize kandi ndasoza. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu byinshi nagiye nkenera mu buzima, ntari bubisaba ababyeyi, ntari bubisaba umuntu n'umwe, ariko nkabona Imana igenda ica inzira kandi ubuzima bugakomeza. N'uyu munsi ubuzima bwanjye ni ubuhamya, ni intahe y'iby'Imana igenda ikora ku buzima bwanjye. Kubera iki? Nizera Imana ko itazantererana, nizera ko Imana izangirira neza kandi mu gihe gikwiriye izama ibinkwiriye mu buzima bwanjye. Yesu ashimwe cyane. Nawe ndagusaba rero muri kino gitondo ngo ube mu mugabane w'abantu bizera, biringira gutabagwa n'Imana igihe icyo ari cyo cyose. Haleluya. Reka dusoreze mu gitabo cy'Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16, ubundi tuze gusenga dusoze iteraniro ryacu ry'uyu munsi. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16. Niba ufite Bibiliya yawe wahasimbukira. Haleluya. Iri jambo, uyu murongo ndawukunda. Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16. Bibiliya iravuga ngo kuko muri we arimo byose byaremewe. Uyu ni Yesu bari kuvuga ngo muri we byose niho byaremewe. Iyo Bibiliya ivuga byose, nawe uri umuntu urabyumva, ni byose nyine. Ibyo dukeneye byose byaremewe muri Kristo Yesu. Haleluya. Nagira ngo nkwibutse ibyo umaze igihe usengera ko Imana yabiremeye muri Kristo Yesu. Niba ari ugukira indwara, Imana yabiremeye muri Kristo Yesu. Niba ari urugo rwiza, Imana yabiremeye muri Kristo Yesu. Niba ari akazi, Imana yabiremeye muri Kristo Yesu. Niba ari promotion, Imana yabiremeye muri Kristo Yesu. Haleluya. Ngo kuko byose, ngo muri we arimo byose byaremewe, ngo ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi. Imana ishimwe cyane. Ibiboneka n'ibitaboneka. Haleluya. Intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe. Imana ishimwe cyane. Ubwami, ubushobozi, amapozisiyo, kuzamurwa mu ntera, waga promotion, gutera imbere, gukira indwara, kubohoka, ibintu byose biri muri Kristo Yesu. Rero wewe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, uri umunyamugisha. Haleluya. Kubera ko byose byaremewe muri we. Ibyo dukenera byose biri muri Kristo Yesu. Icyamuka byizera uyu munsi, ubuzima bwawe bugakomeza kuva ku rwego rumwe bujya ku rundi rwego. Imana ibaha umugisha. Byose byaremewe muri Kristo Yesu. Ibyo ukeneye byose byaremewe muri Kristo Yesu. Kandi niba biri muri Kristo Yesu, mu gihe gikwiriye uzagenda ubibona kandi uzagenda ubihabwa. Satani ntaguca intege, nawe ubwawe ntugacike intege, ahubwo ukomeze kugirira icyizere Imana, kuko niyo izagutabara kandi ikakugirira neza. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Data, turagushimiye kubw'iki gitondo cyiza. Oh, haleluya. Ijambo ryawe riratubwira ngo byose byaremeye muri Kristo Yesu. Ibyo dukeneye muri ubu buzima byose byaremeye muri Kristo Yesu. Ndasenze kugira ngo Mwami Imana, buri muntu wese uri kutwumva ari kunyura mu bihe bitamworoheye, reka umwongere kwizera muri we, asobanukirwe iri jambo ko byose byaremeye muri Kristo Yesu. Ibyo akeneye byose byaremeye muri Kristo Yesu. Ntabwo dukwiriye guhangayika, kuko turazi neza ko ujya kuturema Mwami, wabanje kudutegurira Edeni, wabanje kudutegurira ibyo tuzajya, ibyo tuzambara, ibyo tuzakenera muri uru rugendo Mwami. Ndasenze kugira ngo tubyizere, ubundi haleluya tubibemo, tubihagararemo. Uzoba ukoze Mwami w'abantu. Urakoze kuri Imana igira neza. Ndasengeye bene data bari kumwe natwe, baba bari kuri Zoom, kuri YouTube, ubagirire neza Mwami Imana. Twese tubone ineza yawe. Haleluya. Haleluya. Imiryango yacu irindwe nawe, imirimo dukora irindwe nawe, ibyo dukeneye byose tugende tubihabwa mu gihe gikwiriye. Urakoze. Uyu munsi tusize mu biganza byawe, imbaraga zawe zibane natwe, umugisha wabane natwe, imiryango idukingukire, duhure n'abantu bakwiriye, twitabe telefone z'umugisha, tugendera ahantu hakwiriye. Uzoba ukoze Mwami w'abantu. Icyubahiro kibi cyawe ubu n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane, kandi Imana ibagire neza. Mukomeze kwizera Imana, mukomeze kwiringira Imana, kuko byose biri muri Kristo Yesu. Ndabasaba gusangiza abandi iri jambo ry'Imana n'iri sengesho, cyane cyane kuri YouTube, kugira ngo n'abandi baze kurikurikira
Yesu abaho umugisha, mugire umunsi mwiza, mwarahezagiwe. Shalom shalom.